Ni wowe ukinguye ubu ni wowe ukomaze hano? Waza ukambwira nta kibazo. Urashaka iki? Ko wakinguye se ukaguma ku muryango ukamanuka akaza ukicara aha hepfo? Nuko nanze kwinjira mutampaye karibu. Heza kuzwe. Iteka ryose. Ni amahoro? Ni amahoro mase. Aha nahese? Narinje nyine hano mu kigo cyanyu. Ko manze nyine numva nta muntu uri hano hafi, ndavuga wenda reka mfungure mushobora kuza mugasanga nafunguye mukama. Ntago mwamenye. Ni Ingabire y'Imana reye. Narinje kubashaka. Waruje kudushaka? Kari? Yego. Ni amahoro se? Urebye ni amahoro. Wambwira nta kibazo. Nyine narinje kureba umwana wanjye bamo hano muri iki kigo. Umwana wawe? Yego. Harya wambwiye ngo witwa? Nitwa Ingabire y'Imana reye. Ufite umwana hano? Hano ko haba abana badafite ababyeyi se kandi wowe nkaba mbona ubaho? Nyine nicyo naringiye kugusobanurira. Ababyeyi bari nyine nicyo naringiye kugusobanurira. Nyine ngewe ntabwo ari ngewe wamuzanye hano. Umwana wanjye nyine narinje kureba ni umunasiringi witwa Onete wamuzanye. Nyine narinje kumureba. Onete? Yego. Umwana wawe ni Onete wamuzanye? Onete uhe? Uvura ku bitaro ni nasiringi Onete. Ibintu byawe ko bicanganye mada. Aho ntabwo uri umutubuzi. Ko hari undi muntu uheruka kuza yitirira ngo ni umugabo wa Onete nawe ukabuje, ibintu muri gukina ni ibiki? Bahamagarire babafungishe? Hoya. Ni iki cyanyemeza yuko ari Onete ugutumye umwana? Nyine manse icyari kubikwemeza ari Onete, none Onete harangije kwitaba Imana. Ngizi Bikira Mariya. Onete yitabye Imana. Ndi kukumva neza? Onete yitabye Imana? Nabwirwa n'iki kutari kuntuburira? Ntabwo ndi kugutubura n'ukuri kose. Nyine Onete nyine ibyanjye ni birebire, ariko nyine umwana wanjye naramubyaye kwa muganga, maze kumubyara nyine umwe nari nabyaye amahasha, umwe nyine baramuhindura kwa muganga bamuha umugore w'umukire, undi Onete abibonye aramufata nyine aramuhisha kugira ngo nawe batamutanga, nyine ngo amuzana muri iki kigo cyanyu. Nyine nuko basi Onete nyine aza kumbwiza ukuri, nyine ambwira ko yamuzanye hano, nyine arambwira ngo nzaze mu mumpe. Yari yanyemereye ko tunazana, birangira nyine apfuye. Wa mugore uri umutubuzi? Oya. Uri umutubuzi? Ngewe ngiye gukurikirana amakuru menye nimba Onete koko yarapfuye, nawe genda ungaragariza ibimenyetso bigaragaza yuko koko uwo mwana ko ari uwawe. Kuko umwana mfite hano n'uwo mw'iki kigo n'uwo Onete yabyaye. Manse nukuri ntiriro gukurikirana, ahubwo udatuma umwana wanjye agira ikibazo nawe ubwawe ukagira ikibazo bakakwica. Ndabwirwa n'iki kuri kumbwiza ukuri? Waje kumureba muri iki kigo ni umugabo nyine wantwariye uwo mwana wanjye wundi, waguze uwo mwana wanjye wundi, yashakaga rero no kwica uwo nguwo wanjye. Onete ko yambwiye ko umwana ari we wamubyaye, biza kuba uwawe gute, kumugura gute? Ibyo bintu uko ntabyumva uri kunshanganya. Genda unzanire ibimenyetso bigaragaza yuko uri mukuri, nanjye ngiye gukurikirana menye nimba Onete koko yarapfuye, menye n'icyamwishe. Manse bazize nishaka ibyo bimenyetso umwana wanjye uramumpa. Genda ubizane. Genda ubizane. Hano mu kigo cyacu haba hari sekirite,
abana bacu baba barinzwe, baba babayeho neza. Genda uzane ibimenyetso bigaragaza, nibiba ngombwa tukitabaze n'izindi nzego, ariko unyereke ibintu bigaragaza neza koko ko umwana Onete yazanye hano ambwira ko yabyaye ari uwawe. Nimbona ari uwawe madage simbyara nzamuguha nta kibazo. Hano buri munsi duhura n'izo kesi z'abantu baza gushaka abana b'abatubuzi, sinamenya nimba utari umutubuzi kuko n'ubwa mbere nkubonye. Nese manse burya ntabwo byara, niyo mpamvu uri kunyima umwana wanjye. Yabuze ububabare bw'umubyeyi, yabuze ububabare bw'igise, ntabwo wari kunyima umwana wanjye. Mana w'Imana izaguha umwana n'ukuri. Imana izampa umwana. Umubiri wanjye naweguriye Yezu. Ntabwo ngiye mbyara. Ibyo byishimo byanyu ngiye nabihariye Yezu. Ntaho muriye rero no kubyara. Nese Yezu murabana? None se nabana nawe usengera hehe? Nabana na Yezu gute? Tuzabana mu ijuru. Hano mu isi ntabwo twabana nawe. Niyo mpamvu rero twahisemo kwegurira imibiri yacu Yezu kugira ngo tubashe ibintu bibashe kugenda neza. Mase nta kibazo, ngiye niba unyemerera ko ninzana ibyangombwa umpa umwana wanjye, ni ukuri ngiye kubishaka. Basi ni ukuri nimbizana basi umpa umwana wanjye. Genda unzanire ibyangombwa mbirebe, nimbona umwana ari uwawe ndamuguha. Sinakwima umwana rwose, ntago mbyara. Singira umutima mubi. Kuba nafata abana nkabarera ntago kuguha umwana wawe byananira. Genda nibikunda ukabona ibyo byangombwa nzaguha umwana wawe nta kibazo. Basi Imana iguhe umugisha, nzagusengera uguhe n'urubyaro. Ibyo ngibyo byihorere. Genda umenye ibyawe ntacyo bizaba bitwaye. Uzapfa kungarukira hano unzaniye ibyo byangombwa, mu gihe utarabibona ntuzigere ugaruka aha ngaha rwose. Soni ndinde. Mbyutse ndini. Ese sheri ushatse kuvuga ko utari kwiyibuka? Undi sheri wawe? Njye ntabwo sheri ngira. Ni umugabo wawe. Hano uri mu rugo iwawe kandi wumva utuje utunganiwe, ndi umugabo wawe. Ese umuntu yagira iwe atagira n'umugabo? Njye nta mugabo ngira. None se ushatse kuvuga ko utari kwibuka ko n'abana dufitanye bose bagiye bitaba Imana, ntabwo uri kubivuga? Ntabwo nigeze mbyara. Ubu imyaka 6 tumaranye nta kintu na kimwe uri kwibuka? Ntabwo nzi ikintu cyambaye. Nuko nisanze ibyabaye ejo ntabyo nzi. Ntabwo mbizi. Dore sheri, ejo waranyereye muri toilette uragwa. Naje kugukuramo umeze nabi, mbona ari kure guhumeka. Ukajya umbwira ngo ninkuryamishe ngo nta kibazo ufite. None kumbi ntabwo ubyibuka byose, n'ibyo kugwa ntabyo wibuka? Nta kintu na kimwe nibuka. None se nta nubwo uri kwibuka ba Onete b'inshuti zawe bose nabareye? Ntabwo uri kubakura mu bitekerezo byawe? Ntabwo mbazi. Nushaka unabibagirwa ntacyo bari bakumariye. N'umwe mu bari inshuti zanjye. Bakuryaryaga ikira ngo we ku gasosi umweho. None se nta nubwo uri kwibuka ko uriya mwana dufite ari uwacu? Umwana? Ntabwo uzi ko uriya mwana dufite w'uruhinja ntabwo umuzi? Dore ibi biganza hano mu kiganza neza, ni wowe, nta nawe wabatandukanyiriza. Dusa mu kiganza neza neza. Njye ntabwo nabyara, ndacyari muto. Njye ndacyari muto, ntabwo nabyara. Humura bizagenda biza, gusa ntuzajya ugira ikintu na kimwe cyose wibuka, ujye uhita ubimenyesha, sibyo? Ntabwo wabiyobera. Ujye uhita umbwira kugira ngo ngufashe kubyibuka neza, nkubwiye nimba ari byo cyangwa ari ukubeshya atari byo nyine neza. Yo, disi ndababaye ukuntu waguye hasi, akira ngo we ku gasosi.
ariko nawe nimba yashyizemo umunyu mwinshi, naho ubundi aka gasosi karagukurayo, karagukurayo kose. None se nta nubwo wibuka igihe wagiye kuri polisi? nagiye kuri polisi gukora iki? Nagiye kuri polisi gukora iki? Hari igihe wigeze ujyayo bakwibye amafaranga muri kunuza kuri telefone? Ntabwo mbyibuka. Yo, aka gasosi karagukurayo. Umusemu ko Leya yari ari kuza kureba umwana, ntabwo ubyibuka ko yari kuza kureba umwana ko yari amukumbuye? Mureya ninde? Ntabwo umwibuka? Ntabwo muzi. Sha ihangane nta kundi, agasosi kazagukurayo, sibyo? Gusa wowe ikintu wirinda ni kimwe, ntihagire umuntu uzaza kukureba hano ndahari. Umuntu wese uzajya uza kukureba uzajya ubanza umenyeshe, kugira atazakubeshya n'ibindi akaba yagutwara amafaranga ngo yari ayakurimo cyangwa se we wari uyamurimo, akaba yagutwara ibintu akubeshyera kandi byose byarabaye impari. Kangoye ku gasosi nubwo mbona hasigaye inyanya gusa, dusambaza umukozi yatumaze. Gusa nyine uraza kumera neza, sibyo? Nese mbwira, uri kwiyumva gute? Kumva ntagatege. Basi se kuba nkwegere ntabwo uri kumva ko amaraso yanjye wari usanzwe uyazi cyangwa wari uyamenyereye? Ntabwo ndi kukumenya. Ntabwo ndi kukumenya. Humura uraza kumenya, n'abavandimwe bawe bazajya baza kugusura, bazajya bikubwira dore se nukura no muri salo amafoto yanjye nawe turi kumwe, twashyingiwe, twagiye mu murenge, urabona n'ay'abana bacu. Gusa nyine twagiye tugira ibyago, abana bakitaba Imana, ariko humura bizagenda neza. Uriya mwana w'umuhungu dufite azatwomora ibikomere byose, sibyo? Boss. Sha Esther, umurwayi ari kumiragura. Ese nta kandi gasosi karimo? Oya, byose ni nabizanye. Reka mumaye amafaranga nkajya kumuhahira ibindi. Uyu mukobwa we ninde? Ntabwo nawe uri kumwibuka se? Oya. Ewe, ni umukozi wacu Esteri. Esther. Mabuja ntabwo nyibuka? Bose mubwire ko nitwa Steria wenda ryabagyibuka. Yitwa Steria. Ntabwo ryibuka? Umwe wabitsa gutubanga twawe twose. Byahuze. Esther, nta kundi genda ujye mu nzu nta kibazo. Ndagomeza mwiteho. Ibyo se mabuja nimba amaze kujya sinabijyana. Hoya kandi ubona ahubwo nandi kugira ngo urebe nimba hari akandi gasosi gari ari kurya yafite ikintu bita murya mu nda. Nta kibazo kandi ngende. Ariko mwajyanye. Hoya genda nkamwe ahubwo urabona ndi kumukonoreza. Sawa nta kibazo. Nabo ndi umwara turaza gukira, sibyo? Stella agiye guteka kandi gasosi urakomeza umere neza. Kangoye n'aka kari gasigayemo dore nyine wayimaze. Wumvishe kari karyoshye? Yakonje. Umura Stella araza guteka iyindi nyine araguhereza, agutekera agafi mu kanya. None rero reka nkujyane mu nzu uburyamye, ukomeze weruhukire wo kugira ngo nkwicishe imbeho ya hano, sibyo? Cyaruta.
ngaho haguruka gira gutya uko tugende nta kibazo. Karibu. Urakoze. Mama ushafungura. Ase muraho. Muraho neza. Yeza kozwe. Karibu. Ko mutugendereye harya wowe? Nari nzanye asenisanse wari wantumye igaragaza ko umwana ari dore n'ifoto y'umwana iriho. Harya ngo ni wowe wabuze umwana? Dore ngiyi ifoto yiwe. Ni babiri bose bariho nyine ko ari babiri. Uyu n'uyu bose ni abawe. Wari wabyaye impanga? Ndabona agasura musa. Dore n'amazina yanjye n'ay'umugabo wanjye. Hanyuma se uyu nguyu uko muzanye? Uyu nyine ntabwo wamumenye. Uyu niwe bahaye umwana wanjye. Masengewe ni umubyeyi. Rero yabyara abana babiri. Umugabo wanjye yaguze umwana w'umwe aramuzana iwanjye, undi nibwo bamuzanaga muri iki kigo. Ariko byateje ibintu by'intambara, umugabo wanjye adashaka ko dusubiza rero umwana, ngiye mba namuherekeje mu rwego rwo kugira ngo basibungabunge umutekano w'umwana. Nicyo kiba cyatumye ngenda muherekeje kuko abantu burera umugabo wanjye baba bamuhiga bashaka kumwica. Uwe n'umwana mwiza. Uwo mwana wundi ari hehe? Aramufite. Noneho yari yabyaye impanga? Yego. Okay. Reka noneho njye ndabona ibi byangombwa ari byo. Ntabwo nari kukubeshya n'ukuri kw'Imana. Hanyuma yaba bifitemo kuza kukubeshya. Reka njyewe ngende mbaze mameya, hanyuma ndaza mbaha igisubizo nta kibazo. Niba ngombwa niyemeza ko tubaha umwana turamubaha ntacyo bitwaye. Sawa mube mutegereje gatoya. Genda neza udatsikira ugasanga mpaburiye umwana. Humura nta kibazo. Nese nawe yihaye Yezu. Nawe yarihaye Imana. None nanjye nimbona abana banjye ndahita niha Yezu. Byararangiye. Wihereza Imana ukiri isugi. Byararangiye nyine ariko nta kibazo ujye umusenga umwambaze. N'ubu utangira gusenga basi Imana yabyemereye umwana bamuduye. Ariko ubu ngubu kubera ko umwana wanjye nawe yabaye muri iki kigo ubu nawe yihaye Yezu. Yamwiha amaze gukura. Nzamutura Yezu nawe. Mana. Harya mwebwe mujya musenga gute? Izina ry'Imana. Kwa kundi mujya mugira gutya. Izina ry'Imana Data. Ngaho basitera isengesho n'ukuri Imana uri mu ijuru. Ngaho ku izina ry'Imana Data da uri mu ijuru, ku izina ry'Imana Data. Nyine twebwe dusenga kwa kundi senga ukuzi nta kibazo. Mana ndakwambaje wowe wumva bagusenga amanywa. Imana idufashe Imana yabyemereye nta masengesho menshi n'ubundi ntahe n'ibyibuha ku munsi w'isoko. Mana we ubundi byose Imana irabizi. Uwo Pame nawe niba ari umugome oya ntabwo yaba umugome ibyangombwa byerekana ko mwana we wowe ngusenga amanywa nijoro. Wowe wambwiye ko uzampa abana none abana banjye bakaba baragiye mu bugwate bwa Satani ndakwengera bose. Ubuse baba byanze nabigenze. Mana nyagasani ngasenga na kwa ndi kububabare bukabije wabona noneho Imana yumva ububabare bukabije mfite abana banjye bakaza ngabisenga. Uri kubona saa cyenda zageze zo gusenga isengesho ry'impuhwe. Ibanga mu bitaro